guceceka tuza natwe tureba ntaratugeraho ntaraduha serivisi ngo ariko Baritimayo ngo ntiyareka kuvuga, arakomeza aravuga, arataka cyane, arakomeza arahamagara. Bibiliya iravuga ngo Yesu akomeza kumva ijwi rya Baritimayo, ngo bagezaho arababwira ngo nimugende mumunzanire namwumvise, nimugende mumunzanire namwumvise. Bibiliya iravuga ngo nuko babandi bamucecekeshaga, uzi ukuntu bamubwiye bamugezeho, baramubwiye ngo ihorere ngicecekere, ngo ni Yesu guhamagara ngo humura. Umva we, ni wo guhamagara humura. Bibiliya iravuga ngo baramurandata bamugezaho Yesu ari. Service bari bakwiye gutanga niyo ngiyo kandi nibongeye kuyitanga. Yo, baramujyana bamugezaho Yesu ari. Bibiliya iravuga ngo nukaganira na Yesu Baritimayo. Yesu aramubaza ngo niko Baritimayo we wamamagariraga iki, urashaka iki? Ngo Baritimayo aramubwira ngo mwigisha ndashaka guhumuka. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu aramubwira ngo igendere mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Ntekereza ko Baritimayo mu bamujyanye bamurandase abongeye kumubona yijyanye baravuze ngo izina ry'Imana yacu rihimbazwe cyane. Reka mbabwire ibyakubayeho byose ntibyigeze bibera Yesu imbogamizi yo gukora ibyo ashaka gukora. Imana ihimbazwe. Kandi nufata kubyo wabayemo ukabikompara n'iby'uyu munsi urasanga harimo imbaraga z'Imana zikomeye, kandi nta wundi muntu uzabyitirira. Ujye uvuga ngo Yesu niwe wangiriye neza. Imana ihimbazwe. Paulo abwiye ngo cy'Abakorinto mu gice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 ari ryo jambo twasomye, yababwiye ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngari nayo se ngishimwe cyane ngo kuko igiduhumuriza mu makuba yacu yose. Ngo impamvu ibikora ngo nukugira ngo natwe tubone uko duhumuriza bari mu makuba yabo yose. Ngo ariko kandi dufite impamvu ibidutera kubahumuriza ngo nukugira ngo natwe tubaho ihumure kuko natwe twahawe ihumure turi hawe n'Imana. Hasi ku yindi mirongo yaravuze Paulo arabanga igituma tugeragezwa ngo nukugira ngo mwebwe muhumurizwe, ngo kandi natwe iyo duhumurijwe ngo nukugira ngo namwe muhumurizwe. Hanyuma ku murongo wa 9 arabanga kandi ntidushaka bahisha ibyatubayeho turi muri Aziya ngo kuko twitekerezaga nk'abagiye gupfa, ngareka Imana nyir'imbabazi yo yatekerezaga ko turi bwongere tukazuka. Aravuga ngo iyo turakoye urupfu rukomeye rutyo ku murongo wa 10, iyo turakoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora, ngo kandi ako kazi izakomeza no kuturokora n'ubundi. Imana ihimbazwe. Kubera iki? Imana irashaka gutanga ihumure ngo kugira ngo nawe uhumurize abari mu makuba yabo yose. Imana ihimbazwe. Nizihe mpamvu zishobora gutuma Imana itagira reka n'ubundi ntigira icyayibuza gukora kuko irihagije, ahubwo nizihe mpamvu zishobora gutera Imana? Mu mpamvu nyinshi nizihe mpamvu nkeya zishobora gutera Imana gutabara umukiranutsi cyangwa gutabara umuntu wayo. Impamvu ya mbere ikomeye nuko iyo yibutse ko ari we muremyi wawe biyitera imbaraga zo gukora. Imana ishimwe. Imana ivuganye na Yakobo muri Yesaya 43 umurongo wa 1. Imana iravuze ngo yewe Yakobo ni njyewe muremyi wawe witinya. Haleluya. Witinya ni njye muremyi wawe. Israeli we ni njye wakuremye, ni njye wagutoranije, ndi umuremyi wawe. Nuca mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu umuriro ntuzagutembana, n'ibinimi byawe ntibizagufata. Imana ishimwe. Iyo Imana yibutse ko ari yo muremyi wawe biyitera imbaraga, nubwo n'ubundi imbaraga zifite ariko biyitera imbaraga zo gutabara umukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri kiyitera gukora nuko ibizi neza ko ariyo murinzi w'ubugingo bwacu. Haleluya. Muri byaravuze ngo Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka. Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza none n'ibihe bidashira. Iyo Imana yibutse ko ariyo murinzi w'ubugingo bwacu, hari abanzi batatu duhorana: isi, umubiri na Satani. Kugeza ubwo Yakobo yavuze ngo Satani we ni nk'intare yivuga ihora izerera. Uwatwigishije we ejo yaratubwiye ngo Satani nta masezerano agira keretse amasezerano abiri gusa. Ni isezerano afite ni isezerano yo kuzerera. Ngo ahora azerera ngo ameze nk'intare yivuga ashaka uwo yanconshomera. Imana itugiriye neza. Ariko abana b'Imana dufite amasezerano menshi, dufite ibyavuzwe n'umwami Imana byinshi. Kugeza ubwo Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo mbese Abayuda barusha iki abandi? Haba ngo babarusha muri byose,
ngo ariko hari ikintu kimwe bafite gikomeye, ngo bagendana ibyavuzwe n'umwami Imana. Bene ibyo ngibyo bitera Imana gutabara umukiranutsi. Ibyavuzwe n'umwami Imana agaciro si Joseline, agaciro ni iby'Imana yavuze kuri Joseline. Ibyo bitera Imana gukora, ibyo bitera Imana kurinda. Ayiwe Imana ishimwe. Ibyo bitera Imana gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwanjye. Imana ihimba. Ibyo Imana yavuze kuri wowe nibyo bituma ikurinda. Ibuka Yosefu ngo bene se bamushyize mu rwobo, ubwo bamubonaga aje abagemuriye, ngo ise yaramutumye aramubwira ngo ihute ujye kureba bene so ubashyira ibyo kurya no kunywa. Ariko ngo yari amaze iminsi arota, akajya ababwira ngo nabonye turi mu murima duhambira imiba, ngiye kubona mbona imiba yanyu yikubise imbere y'umuba wanjye. Arongera arabwira ati kandi nongeye kurota mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri binyikubita imbere. Nka se w'umwana yari akwiye kumusobanurira inzozi yarose, aramubwira ngo mba nkubwire mwana wanjye icyo bivuze. Biravuze ngo njyewe na mama wawe na bene so bose hariho umunsi umwe tuzakwikubita imbere tukavuga ngo ni wowe mutware wacu. Ibyo bene se birababaza cyane. Ubwo yarabagemuriye baravuga ngo nguriya Karosi araje, nguriya Karosi araje, kakandi kiyemera karahageze. Bibiliya iravuga ngo nuko baramufata ngo baburizemo icyo Imana yavuze ku buzima bwe, ngo bamujugunya mu rwobo. Ariko bari babanje kujya inama yo kumwica birabananira, ngo bafata umwana w'ihene muzo bari baragiye ngo abariyo bica, ngo bamwambura yakanzu isi yari yaramudodeshereje nziza, ngo bayinika mu maraso y'iyo hene. Ngo nuko bamujugunya mu rwobo, ngo babonye ko bidahagije, ngo baravuga ngo ntago twabishobora gusiga umwana mu rwobo. Uwitwa Rawubeni aravuga ngo nimumukuremo tumugurishe. Ni Yuda wabagiriye inama, aravuga ngo nimumugurishe n'abari abagabo b'Abishimayeli bazamugenza uko bashaka, bazamukorera ibyo bashaka, ariko atatuguye mu maso. Ngo nuko bagurisha Yosefu nk'uko uko yagiye muri Egiputa. Icyo nari nshatse kuvuga, nta kintu na kimwe cyaburizamo umugambi w'Imana. Nta migambi n'imwe yawucecekesha umugambi w'Imana. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyabuza umugambi w'Imana kuba, kuko umugambi w'Imana uherekejwe n'imbaraga z'isezerano. Imana ikora icyo yagambiriye kandi bigasohora. Imana ishimwe. Rero Imana niyo murinzi w'ubugingo bwacu. Kugeza ubwo Yosefu yagiye muri gereza yanze gusambana na muka Potifari, Imana imuhemba kuba ushinzwe ibigega byose byo muri Egiputa. Bene se byabuje kuva i Kanani bakaza guhaha, bakaza bagasanga Yosefu niwe mutware w'icyo gihugu, akabategeka. Isezerano rye rirasohora, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ihimbazwe. Imana niyo murinzi w'ubugingo bwacu, biyitera gukora. Icya gatatu, Imana niyo mwishingizi w'ibyacu n'abacu. Haleluya, 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 haleluya. Imana niyo mwishingizi w'ibyacu n'abacu. Oh, wera himbazwe cyane. Imana niyo yishingiye ibyawe. Utagira ngo nuko uzi kubirinda cyane, oya. Utagira ngo washyizemo ubwenge bwinshi kugira ngo ubigereho, oya. Utazagira ngo nuko wize amafaranga menshi bikaba bishyigikirwa amashuri menshi bikaba bishyigikirwa na diplome zawe, oya. Utagira ngo nuko wagiye wizeye ko uzabyara gusa ukagira ngo Imana izanarera, oya. Imana niyo mwishingizi w'ibyawe n'abawe. Imana ihimbazwe cyane. Ibyo biyitera gukora rero bigatuma Imana ihabwa icyubahiro. Impamvu ya kane itera Imana gukora, niyo yonyine izaho yakora ukishima. Sinzi aka kantu karamfashije cyane. Imana niyo izi icyo yakora ukanezerwa. Ayo, Imana ihimbazwe. Imana niyo izi igice cy'amarangamutima yawe. Imana niyo izi uburemere bw'umubabaro wawe. Umva ukuntu Yobu yabwiye umugore we, yaramubwiye ngo umugore wanjye ndi kubibona ko ubabajwe nuko ndwaye, ariko tuza izi nzira nyuramo. Anabwira abagabo ba Elifazi, arabwira ngo mwe kundenganya munyita umunyabyaha. Mu kubaka kw'Imana ni hava ibyiza, hashoboka ko havamo n'ibibi. Hanyuma mwe kugira ngo naraguye mfite ubwinshi bw'ibyaha,
ahubwo Imana yo izi aho yakora nkishima. Aravuga ngo izi nzira nyuramo, izi nzira nyuramo nimara kungerageza izankuramo meze nk'Haleluya. Aravuga ngo kandi kubw'iyo mpamvu nzakomeza mba inyangamugayo, sinziyambura kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza ubwo nzapfa. Aravuga ngo kandi nimara no gupfa nyuma yaho ndi kubonayo ubundi buzima. Aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri mushya. Emba mbabwire ngo Imana yumvise ayo magambo yo bavuze mu gice cya 42 ngira mwundamura. Imana ishimwe ngo yaramaze kuvuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ngo Imana imushumbusha abana yari yarabuze, ngo ibaha ubwiza buruta ubwa mbere, imuha n'amatungo menshi, ngo ibikuba kabiri. Ngo kuko Imana ikora niyo izi igice cy'amarangamutima yawe yakora mukanezerwa. Imana ihimbazwe cyane. Cya gatanu gitera Imana gukora niyo. Reka dusome ijambo ry'Imana twahawe riri mu gitabo cya 2 cy'Abami igice ni cya 9 turasoma umurongo wa 7. Igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 9 dusome umurongo wa 7. Aravuze ngo Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ni cya 10 dusome umurongo wa 48. Mariko igice cya 10 dusome umurongo ariko twahira no kwa 46 nta kibazo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko bageri Yeriko, akivaniye Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari wuje, ahera karataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. Nayo itumwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza ati mwigisha ndashaka guhumuka. Amen. Hanyuma dusome mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice ni cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 dusimbuke dusome umurongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 3 wa 4 tugeze dusimbuke tugeze ku wa 10. Haravuze ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se niyo data wa twese w'imbabazi, ni Imana nyiri humure byose, iduhumuriza mu makuba yose yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Murongo wa 10 haravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora, kandi twiringira ko izakomeza kuturokora. Amen. Ngira ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rero muri iri joro ryo gutabaza. Hari ijambo Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya 33. Hari ibintu byinshi yibazaga, yabonaga intambara arimo, abona amakuba arimo, abona ukuntu abayuda bari kumugira, ahanura akabizira. Ariko Imana iza kumugendereraho yarari, iramubwira ngo yewe Yeremiya ntabaza ndagutabara. No muri cya gihe cy'ingorane zacu, no muri cya gihe cy'amakuba yacu, hari igihe ijuru ry'Imana rijya rihatugenderera rikakubwira ijambo ryiza, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Rero Imana ikwemerera gutabaza, ntuceceke, ntutuze, kuko Imana ihora yiteguye kumva abayitabaza. Haleluya. Imana ihora yiteguye kumva abayitabaza. Imana ntigirambirwa, Imana ntiruha. Imana ntiruha, nicyo nari nshatse kukubwira. Rero gutabaza Imana urabyemerewe, ntuceceke. Hanyuma tuganire kuri iri jambo rero rifite intego ivuga ngo, cyangwa rifite umutwe uvuga ngo ibyakubayeho byose, inzira zose z'ubuzima wanyuzemo ntibyigeze bibuza Imana gukora. Haleluya.
amateka y'ubuzima bwawe, inzira zose z'ubuzima, ya majoro menshi y'amarira, ya manywa menshi y'umuborogo, kwa kubura kugira wagiye unyuramo, ibyo byose ntibyigeze biba inzitizi yatuma Imana idakora. Imana ishimwe. Iri jambo dusomye mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 9 haratubwira amateka y'umugabo witwa Mefibosheti. Mefibosheti ninde? Mefibosheti ni mwene Yonatani. Yonatani umuhungu wa Sawuli. Sawuli wa wundi wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli. Murabyibuka ko Abisiraheli bigeze babwira umuhanuzi Samweli, baramubwira ngo natwe turashaka kumera nk'ubundi bwoko, turashaka kumera nk'abandi bose, turifuza ko udusabira Imana ikaduhereza umwami. Uhereye kera kose Imana yari umwami w'Abisiraheli, ikaba umurengezi wabo, ikabarwanirira intambara. Ibyo yashakaga gukora muri bo yabinyuzaga mu kanwa k'abahanuzi, abahanuzi bakagenda bakabwira Abisiraheli icyo Imana ishaka, bakagendera muri ayo mabwiriza cyangwa muri ayo mategeko. Ariko ngo igihe kigeze, iki ni igihe Abisiraheli bari baramaze kugera iwabo, ngo babwira umuhanuzi Samweli, baramubwira ngo turifuza kumera nk'andi mahanga, udusabira Imana iduhereza umwami, kuko Imana ijya yumva ibyo isabwa. Bibiliya iravuga ngo Imana ibahereza umwami ari we Sawuli. Hanyuma rero Sawuli ageze ku ngoma, yamaze igihe kinini akora ibintu Imana itari gushima. Ariko muri iyo minsi, haleluya, Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo hagurukana amavuta ugende ujye i Betelehemu kwa Yesayi. Hariyo umugabo witwa Yesayi i Betelehemu, afite abana b'abahungu, ariko harimo umwana umwe w'umuhungu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Imana ihimbazwe cyane. Na n'uyu munsi Imana iri gushaka umuntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Ibyo bintu Imana ntiyigeze ibireka kubikorana kugeza uyu munsi, ndetse no mu bihe bizaza, kuko iteka Imana ihora yifuza umuntu bagendana, Imana ihora yifuza umuntu bakorana. Na n'uyu munsi rero Imana ikeneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Bibiliya iravuga ngo Samweli arahaguruka agenda i Betelehemu kwa Yesayi. Aragenda mu bahungu ba Yesayi harimo uwitwa Dawidi. Bibiliya iravuga ngo amwimikisha amavuta imbere y'abakuru be. Hanyuma Dawidi uhereye uwo munsi ngo umwuka w'Imana akajya amuzaho cyane, ababaye umwami wa Isiraheli. Hanyuma kugira ngo Dawidi yime ingoma rero, Bibiliya igaragaza ko Sawuli yashatse kujya muhiga cyane, kandi koko birumvikana, kubona umuntu wimikishijwe amavuta nawe uri umwami ntago byari kuba byoroshye. Bibiliya iravuga ngo Sawuli akajya higa Dawidi cyane, ariko Imana igenda imurengera inshuro itari imwe, inshuro zitari ebyiri, inshuro nyinshi, kugeza ubwo Sawuli na Yonatani n'abandi bahungu be bagiye ku rugamba. Bibiliya igaragaza ko baguye ku rugamba. Iri jambo dusomye rero, ubwo uwari utahanye inkuru zivuga ko Yonatani na Sawuli baguye ku rugamba, kandi uyu Yonatani ngo yari inshuti ya Dawidi cyane, ngo yari inshuti ya Dawidi cyane. Bibiliya iravuga ngo bari bameze nk'agati gakubiranyije. Hanyuma rero uwari ujyanye amakuru y'uko Yonatani na Sawuli baguye ku rugamba, Bibiliya iravuga ngo yagezaho uyu Mefibosheti bamureraga cyangwa mu rugo, ngo yari akiri umwana. Bibiliya iravuga ngo uwamureraga ngo yumvise ayo makuru ko se w'umwana yapfuye, ndetse na sekuru ari we Sawuli. Bibiliya iravuga ngo aramuhagurukana, ngo igihe yaramufashe ngo aramucika yikubita hasi, ngo uwo mwanya ahita atangirana ikibazo cy'ubumuga. Hanyuma rero Bibiliya igaragaza ko nyuma y'amateka y'uko Sawuli na Yonatani bapfa, ngo uyu Mefibosheti yagiye kurererwa i Lodebari ku mugabo witwaga Makiri. Hanyuma arererwayo arakura. Iki gihe rero Sawuli amaze gupfa na Yonatani, Bibiliya igaragaza ko Dawidi noneho Abisiraheli bamuhamagariye, baramubwira ngo noneho harageze ngo tubere umwami mu buryo buri official cyangwa mu buryo bugaragara. Harageze, turabizi ko bimikishijwe amavuta, harageze ngo tubere umwami. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma rero iki gihe iri jambo dusomye, Dawidi yari umwami wa Isiraheli. Iri jambo dusomye ngo Dawidi ngo yicaye ku ngoma, ngari aratekereza, ngo yibuka iminsi ye ya kera nkuko na Bibiliya bivuga. Aratekereza, yibuka intambara Imana yarwananye nawe akanesha, yibuka ibya Goliyati, yibuka ukuntu Imana yamucishije kwa Kishi, yibuka ibintu byinshi. Ariko mu byo yibutse ko yabanye na Yonatani, amubera inshuti nziza. Ngaratekereza, aravuga ngo mbese hari umuntu waba warasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani. Bibiliya iravuga ngo mu rugo rwe hari umugaragu we witwaga Siba. Aramubwira ngo mwami, amateka nzi nsigaranye mu muryango wa Sawuli na Yonatani, hariho umwana umwe witwa Mefibosheti atuye i Lodebari kwa Makiri. Icyakora
nta buzima bwiza afite kuko yaranamugaye, ntago nzi niba hari icyo yamara. Ariko umwami Dawidi aramubwira ngo ubwo hasigaye uwo nguwo wenyine, ikibazo nuko hari kuzaba nta wasigaye. Ubwo hasigaye uwo nguwo, ntitaye ko afite ubumuga, ntitaye ahantu aba, mfite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwe, nkongera nkamugarura hano mu rugo, cyangwa nkamugarura kubw'ineza ya Yonatani yangiriye. Imana ihimbazwe. Mwibuke intego y'ijambo iravuga ngo ibyakubayeho byose ntibyigeze bibuza Imana gukora. Inzira z'ubuzima zose wanyuzemo, ubuzima, inzira z'amakrosi, imisozi iterera, umuririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi, ngo nyura mu mataba, ngaho hose niko handushya umutima. Arabanga ariko nyansaba Uwiteka kugira ngo amfashe, ngo kandi nawe ntajya atinda kunyumva. Rero ibyo byose, izo nzira zose wagiye unyuramo, ya majoro menshi y'amarira, ya majoro menshi y'umuborogo, igihe wabonaga butari bwire, igihe wabonaga butari buke, ibyo ntibyigeze bibuza Imana gukora. Imana ihimbazwe cyane. Icyampa ukabyumva neza, ukibuka ko rwa rugendo rw'ubuzima na ya nzira ndende y'ubuzima Imana yagendanye nawe, ntiyigeze igutererana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo nuko Dawidi abwira Siba, aramubwira ngo mugerageze uko mushoboye, mugende Lodebari aho uwo mwana ari, mumunzanire. Bibiliya iravuga ngo baragenda bahamagaza Mefibosheti ngo bamuzane ibwami. Ngo bamugejeje ibwami, Mefibosheti ngabwira Dawidi, aramubwira ngo niko mwami, ntago byari binkwiriye ko ngaruka hano, ntago byari binkwiriye, cyane ko nibuka ko sogokuru yakugiriye nabi, yaguhize kenshi ashaka kukwica, ntago byari binkwiriye kugaruka hano. Ko narinzi ko dufitiye inzika, narinzi ko ibyo ngibyo utabikora, kandi ikindi ndi n'intumbi y'imbwa, ntacyo nakumarira, nta buzima mfite. Amateka yanjye nubwo yaba yaranduye, wenda yarandujwe n'ibyo sogokuru yagukoreye, ariko nanjye ubwanjye sinihagije. Bibiliya iravuga ngo nuko Dawidi abwira Mefibosheti, aramubwira ngo yewe Mefibosheti we, humura. Iri jambo twasomye, humura, we kwiyita amazina mabi, we kwiyaturaho ibintu bidakwiriye, ibikuriho ndimo ndabireba, ariko ntibiri bumbuze gukora icyo nagambiriye, kuko nibutse neza ya Yonatani yangiriye, binteye gukora icyo ntari kwikoresha ubwanjye, ahubwo mbitewe n'ineza nibutse Yonatani yangiriye. Nanjye ndashaka kukugororera, ndashaka kukwitura. Haleluya, haleluya. Ndashaka kukwitura iyo neza ya Yonatani. Bibiliya iravuga ngo nuko Mefibosheti Dawidi aramubwira ngo uhereye none uzajya usangira nanjye ku meza. Imana ishimwe. Ifunguro nzaryaho nibyo nawe uzaryaho, ibyo nzanywa nibyo nawe uzanywa. Kandi ikindi cya kabiri, nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo, nzagusubiza amagara yawe mazima, uzongera usubirana amagara yawe mazima. Imana ishimwe cyane. Ntitaye kuko umeze, ntitaye aho uvuye, kuko mfite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe. Dawidi nk'umwami yari afite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwa Mefibosheti uwo mwanya, kandi byarakunze. Bibiliya iravuga ngo nuko Dawidi amuhesha ubushobozi bwo gusubirana imisozi y'iwabo, kandi ngo akajya asangira nawe iteka ryose. Imana ihimbazwe cyane. Ibyakubayeho byose ntibyigeze bibuza Imana gukora. Ubuzima bwa Mefibosheti bwari gutuma Dawidi atongera kumwemera, Dawidi atongera kandi unakurikije amateka y'ubuzima yanyuzemo, nuko bagiye bamugirira n'abo mu muryango wa Sawuli, Dawidi yari kubigiramo inzika, ariko aratekereza, aravuga ngo hari umuntu wangiriye umumaro, uwitwa Yonatani. Nshobora gukora ikintu kimwe ku bwa Yonatani. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma ubwo Dawidi yatekereje gutyo, Imana yo mu ijuru izabura ite gutekereza ku ntore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Niko Yesu yaganiriye n'abigishwa be, ngabaha umugani w'umugore umwe w'umupfakazi, ngo yajyaga ahora ajya ku rugo rw'umukire cyangwa urw'umucamanza, ngo akamwinginga buri munsi, akamubwira ngo ndengera, mfite ikibazo ndengera. Umunsi wa mbere bikanga, uwa kabiri bikanga, ngo ariko ku munsi wa nyuma ngo umucamanza abonye ko uyu mugore ahora amutitiriza, ngo aravanga pu, ngo ubwo ntubaha Imana nkaba ntubaha n'abantu, ariko nibura reka ngirire neza uyu muntu ujya uhora mu rugo rwanjye.
yo Imana ishimwe cyane. Reka ngirire neza uyu muntu uhora mu rugo rwanjye. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo mbese ubwo uwo mucamanza utubaha Imana ntiyubahe n'abantu. Yabashije kumva ikibazo uyu mugore afite. Imana iri mu ijuru yo izabura ite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Rero ubuzima bwose wanyuzemo, amateka y'ubuzima yose wanyuzemo, ntago byigeze biba inzitizi yo gukora. Wapfakaye uri muto, wenda wabuze ababyeyi ukiri mutoya, wenda birashoboka ko utanabazi, wenda wabuze n'akazi, ariko Imana ntiyakwimye ibyo kurya no kwambara, wenda n'urugo rwaranze, wenda n'amashuri byaranze, wenda uranahinga ntiweze, cyangwa waneza ntumenye aho biciye, cyangwa se mu kazi ntibimeze neza, ariko izo nzira zose, wenda waranashatse ntiwabyara. Mbese ubuzima burimo amazigzage menshi, burimo ibintu byinshi bishaririye, ntibyigeze biba impamvu ituma Imana idakora. Imana ishimwe cyane. Hana ajya gusenga Ishiro ku munsi we wa nyuma, umutambyi Eli ngo yaramwitegereje, aramaze ngo ni kwa mugore we, niki cyatumye uza mu nzu y'Imana wasinze? Ariko Hana kubera umubabaro yari afite, abwira umutambyi Eli, aramubwira ngo ntago ngewe ndi umukobwa w'umupfu. Iri jambo Hana yavuze ndarikunda cyane. Yaravuze ngo ntago ndi umukobwa w'umupfu byatuma nsuzugura inzu y'Imana nkaza imbere y'Imana nasinze, ahubwo umubabaro undi mu mutima niwe uri kuntera gusenga gutya. Bibiliya iravuga ngo nuko umutambyi Eli aramubwira ngo ngaho itahire, Uwiteka guha ibyo wamusabye. Ngo nuko iryo joro Imana ihira Hana, imuha gusama inda y'umwana w'umuhungu. Reka mbabwire, inzira ndende y'ubuzima, sinzi impamvu iri jambo riri kungarukamo, inzira ndende y'ubuzima wagiye inyuramo, Mana Imana ishimwe. Hita utekereza bwa buzima wanyuzemo, hita utekereza ya mashyamba wirukagamo, hita utekereza utagira aho uryama, hita utekereza, ariko Mana hita utekereza nta byo kurya ufite, ku munsi wa mbere uraburara, ku wa kabiri Imana irakugaburira. Hita utekereza abantu baragutaye, Imana ikubera umubyeyi. Hari ijambo Yesaya yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi, yavuga ku banyamahanga, ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ikaba itatwemera, harabanga ariko Imana yo ni data wa twese. Haleluya. Imana yakubereye so, Imana yakubereye umubyeyi. Ibyakubayeho byose ntibyigeze bibuza Imana gukora. Ni igitangaza kubona umuntu w'imfubyi utagira shinge na rugero Imana imukorera ubukwe. Ni igitangaza kubona umuntu nk'uriya wari ufite ubuzima budafite ishusho, uyu munsi nibura afite ibyo yafashisha abandi. Ibyakubayeho byose ntibyigeze bibuza Imana gukora. Hanyuma iri jambo twasomye muri Mariko yavuze ngo Baritimayo yahoraga yicaye ku nzira, ngari ku munsi umwe yicara ku nzira aho Yesu ari bunyuri. Ngo nuko Yesu amanutse agiye Yeriko ari kumwe n'abantu benshi, ngo ari kumwe n'abigishwa be. Bibiliya ivuze abantu benshi, ni abantu batabasha kubarika, ko niba hari aho bavuze ngo yahagije abantu 5,000 utabariyemo abagore n'abana, ngo nabo bari benshi. Ariko hano Bibiliya iravuze ngo amanukana n'abantu benshi. Baritimayo ngo yicaye ku nzira, ngo arataka cyane, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi babarira. Ngo yari yamenye ko muri abo bantu benshi harimo umuntu udasanzwe witwa Yesu. Aravuga ngo ndaje nkwita izina ryiza, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu yumvise ko hari umuntu uri kumuhamagara, ngabaza abigishwa, aravuga ngo hari umuntu numvise uri kumuhamagara, ndi kumwe n'abantu benshi kandi namwe turi kumwe, ariko hari irindi jwi numvise ry'umuntu uri kumuhamagara. Abigishwa baravuga ariko Yesu, hano hari abantu benshi bagukeneye. Bibiliya iragaragaza ko ngo Baritimayo bamucecekesheje, ngo bakamubwira ngo ceceka, tuza natwe tureba ntaratugeraho, ntaraduha service. Ngo ariko Baritimayo ngo ntiyareka kuvuga, arakomeza aravuga, arataka cyane, arakomeza arahamagara. Bibiliya iravuga ngo Yesu akomeza kumva ijwi rya Baritimayo, ngo bageze aho arababwira ngo nimugende mumunzanire namwumvise, nimugende mumunzanire namwumvise. Bibiliya iravuga ngo nuko babandi bamucecekeshaga, uzi ukuntu bamubwiye bamugezeho, baramubwiye ngo ihorere, ngicecekere, ngo ni Yesu uguhamagara, ngo humura. Umva we, ni wo uguhamagara, humura. Bibiliya iravuga ngo baramurandata bamugezaho Yesu ari. Service bari bakwiye gutanga niyo ngiyo, kandi nibongeye kuyitanga. Yo baramujyana bamugezaho Yesu ari. Bibiliya iravuga ngo nukaganira na Yesu Baritimayo, Yesu aramubaza ngo niko Baritimayo we wamamagariraga iki, urashaka iki? Ngo Baritimayo aramubwira
ndashaka guhumuka. Bibiri iravuga ngo nuko Yesu aramubwira ngo igendere mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Ntekereza ko Baritimayo mu bamujyanye bamurandase, abongeye kumubona yijyanye, baravuze ngo izina ry'Imana yacu rihimbazwe cyane. Reka mbabwire, ibyakubayeho byose ntibyigeze bibera Yesu imbogamizi yo gukora ibyo ashaka gukora. Imana ihimbazwe. Kandi nufata ku byo wabayemo ukabikompara n'iby'uyu munsi, urasanga harimo imbaraga z'Imana zikomeye, kandi nta wundi muntu uzabyitirira. Ujye uvuga ngo Yesu niwe wangiriye neza. Imana ihimbazwe. Paulo abwiye ngo cy'Abakorinto mu gice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 ari ryo jambo twasomye, yababwiye ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngari nayo se ngishimwe cyane ngo kuko igiduhumuriza mu makuba yacu yose. Ngo impamvu ibikora ngo nukugira ngo natwe tubone uko duhumuriza bari mu makuba yabo yose. Ngo ariko kandi dufite impamvu ibidutera kubahumuriza, ngo nukugira ngo natwe tubaho ihumure kuko natwe twahawe ihumure, turi hawe n'Imana. Hasi ku yindi mirongo yaravuze Paulo arabanga igituma tugeragezwa ngo nukugira ngo mwebwe muhumurizwe, ngo kandi natwe iyo duhumurijwe ngo nukugira ngo namwe muhumurizwe. Hanyuma ku murongo wa 9 arabanga kandi ntidushaka bahisha ibyatubayeho turi muri Aziya, ngo kuko twitekerezaga nk'abagiye gupfa, ariko Imana nyir'imbabazi yo yatekerezaga ko turi bwongere tukazuka. Aravuga ngo iyo turakoye urupfu rukomeye rutyo, ku murongo wa 10, iyo turakoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora, ngo kandi ako kazi izakomeza no kuturokora n'ubundi. Imana ihimbazwe. Kubera iki? Imana irashaka gutanga ihumure ngo kugira ngo nawe uhumurize abari mu makuba yabo yose. Imana ihimbazwe. Nizihe mpamvu zishobora gutuma Imana itagira reka n'ubundi ntigira icyayibuza gukora kuko irihagije, ahubwo nizihe mpamvu zishobora gutera Imana? Mu mpamvu nyinshi, nizihe mpamvu nkeya zishobora gutera Imana gutabara umukiranutsi cyangwa gutabara umuntu wayo? Impamvu ya mbere ikomeye nuko iyo yibutse ko ari we muremyi wawe biyitera imbaraga zo gukora. Imana ishimwe. Imana ivuganye na Yakobo muri Yesaya 43 umurongo wa 1. Imana iravuze ngo yewe Yakobo ni njyewe muremyi wawe, witinya. Haleluya. Witinya, ni njye muremyi wawe. Israeli we, ni njye wakuremye, ni njye wagutoranije, ndi umuremyi wawe. Nuca mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu umuriro ntuzagutembana, n'ibinimi byawe ntibizagufata. Imana ishimwe. Iyo Imana yibutse ko ari yo muremyi wawe biyitera imbaraga, nubwo n'ubundi imbaraga zifite, ariko biyitera imbaraga zo gutabara umukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri kiyitera gukora nuko ibizi neza ko ariyo murinzi w'ubugingo bwacu. Haleluya. Muri byaravuze ngo Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka. Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza none n'ibihe bidashira. Iyo Imana yibutse ko ariyo murinzi w'ubugingo bwacu, hari abanzi batatu duhorana: isi, umubiri na Satani. Kugeza ubwo Yakobo yavuze ngo Satani we ni nk'intare yivuga ngo ihora izerera. Uwatwigishije we ejo yaratubwiye ngo Satani nta masezerano agira, keretse amasezerano abiri gusa. Ni isezerano afite, ni isezerano yo kuzerera. Ngo ahora azerera, ngo ameze nk'intare yivuga ashaka uwo yanconshomera. Imana itugiriye neza. Ariko abana b'Imana dufite amasezerano menshi, dufite ibyavuzwe n'umwami Imana byinshi, kugeza ubwo Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo mbese Abayuda barusha iki abandi? Haba ngo babarusha muri byose, ngo ariko hari ikintu kimwe bafite gikomeye, ngo bagendana ibyavuzwe n'umwami Imana. Bene ibyo ngibyo bitera Imana gutabara umukiranutsi. Ibyavuzwe n'umwami Imana agaciro si Joseline, agaciro ni iby'Imana yavuze kuri Joseline. Ibyo bitera Imana gukora, ibyo bitera Imana kurinda. Ayiwe, Imana ishimwe. Ibyo bitera Imana gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwanjye. Imana ihimba. Iby'Imana yavuze kuri wowe nibyo bituma ikurinda. Ibuka Yosefu ngo bene se bamushyize mu rwobo, ubwo bamubonaga aje abagemuriye, ngo ise yaramutumye aramubwira ngo ihute ujye kureba bene so ubashyira ibyo kurya no kunywa. Ariko ngo yaramaze iminsi arota, akajya ababwira ngo nabonye turi mu murima duhambira imiba, ngiye kubona mbona imiba yanyu yikubise imbere y'umuba wanjye.
arongera arambwira ati kandi nongeye kurota mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri binyikubita imbere. Nka se w'umwana yari akwiye kumusobanurira inzozi yarose, haramubwira ngo nkubwire mwana wanjye icyo bivuze. Biravuze ngo njyewe na mama wawe na bene so bose hariho umunsi umwe tuzakwikubita imbere tukavuga ngo ni wowe mutware wacu. Ibyo bene se birababaza cyane. Ubwo yarabagemuriye baravuga ngo nguriya Karosi araje, nguriya Karosi araje, kakandi kiyemera karahageze. Bibiliya iravuga ngo nuko baramufata ngo baburizemo icyo Imana yavuze ku buzima bwe, ngo bamujugunya mu rwobo, ariko bari babanje kujya inama yo kumwica birabananira. Ngo bafata umwana w'ihene muzo bari baragiye ngo abariyo bica, ngo bamwambura yakanzu isi yari yaramudodeshereje nziza, ngo bayinika mu maraso y'iyo hene, ngo nuko bamujugunya mu rwobo. Ngo babonye ko bidahagije ngo baravuga ngo ntago twabishobora gusiga umwana mu rwobo. Uwitwa Rawubeni aravuga ngo nimumukuremo tumugurishe. Ni Yuda wabagiriye inama, aravuga ngo nimumugurishe n'abari abagabo b'Abishimayeli bazamugenza uko bashaka, bazamukorera ibyo bashaka, ariko atatuguye mu maso. Ngo nuko bagurisha Yosefu nk'uko uko yagiye muri Egiputa. Icyo nari nshatse kuvuga, nta kintu na kimwe cyaburizamo umugambi w'Imana. Nta migambi n'imwe yawucecekesha umugambi w'Imana. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyabuza umugambi w'Imana kuba, kuko umugambi w'Imana uherekejwe n'imbaraga z'isezerano. Imana ikora icyo yagambiriye kandi bigasohora. Imana ishimwe. Rero Imana niyo murinzi w'ubugingo bwacu. Kugeza ubwo Yosefu yagiye muri gereza yanze gusambana na muka Potifari, Imana imuhemba kuba ushinzwe ibigega byose byo muri Egiputa. Bene se byabuje kuva i Kanani bakaza guhaha, bakaza bagasanga Yosefu niwe mutware w'icyo gihugu akabategeka. Isezerano rye rirasohora, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ihimbazwe. Imana niyo murinzi w'ubugingo bwacu, biyitera gukora. Icya gatatu, Imana niyo mwishingizi w'ibyacu n'abacu. Haleluya, 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 haleluya. Imana niyo mwishingizi w'ibyacu n'abacu. Oh, wera himbazwe cyane. Imana niyo yishingiye ibyawe. Utagira ngo nuko uzi kubirinda cyane, oya. Utagira ngo washyizemo ubwenge bwinshi kugira ngo ubigereho, oya. Utazagira ngo nuko wize amafaranga menshi bikaba bishyigikirwa amashuri menshi bikaba bishyigikirwa na diplome zawe, oya. Utagira ngo nuko wagiye wizeye kuzabyara gusa ukagira ngo Imana izanarera, oya. Imana niyo mwishingizi w'ibyawe n'abawe. Imana ihimbazwe cyane. Ibyo biyitera gukora rero bigatuma Imana ihabwa icyubahiro. Impamvu ya kane itera Imana gukora, niyo yonyine izaho yakora ukishima. Sinzi aka kantu karamfashije cyane. Imana niyo izi icyo yakora ukanezerwa. Ayo, Imana ihimbazwe. Imana niyo izi igice cy'amarangamutima yawe. Imana niyo izi uburemere bw'umubabaro wawe. Umva ukuntu Yobu yabwiye umugore we, yaramubwiye ngo umugore wanjye ndi kubibona ko ubabajwe nuko ndwaye, ariko tuza izi nzira nyuramo. Anabwira abagabo ba Elifazi, arabwira ngo mwe kundenganya munyita umunyabyaha. Mu kubaka kw'Imana ni hava ibyiza, hashoboka ko havamo n'ibibi. Hanyuma mwe kugira ngo naraguye mfite ubwinshi bw'ibyaha, ahubwo Imana yo izi aho yakora nkishima. Aravuga ngo izi nzira nyuramo, izi nzira nyuramo nimara kungerageza izankuramo meze nk'Haleluya. Aravuga ngo kandi kubw'iyo mpamvu nzakomeza mba inyangamugayo, sinziyambura kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza ubwo nzapfa. Aravuga ngo kandi nimara no gupfa nyuma yaho ndi kubonayo ubundi buzima. Aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri mushya. Mba mbabwire ngo Imana yumvise ayo magambo yo bavuze mu gice cya 42 ngira mwundamura. Imana ishimwe ngo yaramaze kuvuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ngo Imana imushumbusha abana yari yarabuze, ngo ibaha ubwiza buruta ubwa mbere, imuha n'amatungo menshi, ngo ibikuba kabiri.
nguko uko Imana ikora, niyo izi igice cy'amarangamutima yawe yakora mukanezerwa. Imana ihimbazwe cyane. Cya gatanu gitera Imana gukora, niyo izi kurwana intambara zacu neza, cyangwa Imana niyo izi kurwana intambara zawe neza. Zaburi yaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse ni kuwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana ivugana na Zerubabeli, yaramubwiye ngo Zerubabeli we, witinya kugenda kuko ibiri imbere yawe nk'umusozi namaze kuvugana nabyo. Imana yari imaze kuvugana n'imisozi iri imbere ya Zerubabeli, irayibwira ngo mbese mwa misozi mwe mwiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli ko muzika? Hanyuma Zerubabeli umugaragu wanjye agatambuka yishimye. Imana niyo izi kurwana intambara zacu neza. Haleluya. Niyo izi aho ababisha bacu bari. Imana niyo izi uburemere bw'intambara abanzi bacu bafite. Igihe Gehazi yabyukaga mu gitondo, yabwiye sebuja Elisa, aramubwira ngo databuja turapfuye, umudugudu wagoswe, kandi n'ingabo zifite amagare n'amafarashi, noneho twebwe nta n'ikintu twifitiye, sinzi ko twarwana nabo tukabishobora. Bibiliya iravuga ngo nuko umuntu w'Imana Elisa ngarasenga abwira Imana ngo Uwiteka we, kora ku maso y'umugaragu wanjye Gehazi, nibura arebe ubwoko bw'ingabo butugose. Arahita abona ko butandukanye n'ingabo za Siriya. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ikora ku maso ya Gehazi, ingabo nyinshi ngo ziri ku magare n'amafarashi, ariko zifite diferanse ngo zo zakumuriro. Haleluya. Imana niyo iturwanira intambara. Imana niyo iturinda amaboko y'abanzi bacu. Dawidi yavuze ijambo ryiza muri Zaburi, aravuga yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ngo abarika Abisirayeli bavuga none ngo isuri baratembye ku bugingo bwacu, ngo umwanzi wacu aba yaravugirije impundu kunesha. Aravuga ikigoyi kiracitse natwe turakira. Aravuga kandi ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Aravuga Uwiteka himbazwe. Rero Imana niyo izi kurwana intambara z'abera neza. Uwiteka himbazwe. Impamvu ya gatandatu, oh haleluya, impamvu ya gatandatu nuko Imana ibizi ko turi twenyine hari ibyo tutashobora. Imana irabizi kuri wenyine hari ibyo utabasha. Ibi biyitera imbaraga zo gutabara abera. Ubwo umwami Nebukadinezari yacaga iteka avuga ko umuntu wese utari busenga ikigirwamana yakoze mu kibaya cyitwa Dura, ngo abasore batatu babwiye umwami bati oya, iyi Mana nubwo yadukiza cyangwa ntidukize, ntibishoboka ko twakubarara ikigirwamana wakoze. Ngo Imana ihita ishaka ubundi butabazi bwihuse, kuko yabonaga ko iherezo ry'aba basore ritari ry'umuriro, ngo yohereza marayika bayaza mu muriro. Ariko Nebukadinezari we amubona, ngo yamubonye afite ishusho y'umwana w'Imana, ngo nuko Imana yohereza ubutabazi mu muriro. Imana irabizi ko nubwo ujya ugerageza guhamya, nubwo ujya ugerageza gukiranuka, nubwo ujya ugerageza kwirinda ibyaha, ariko irabizi ko hari ikindi gice cy'intege nke ujya ugira mu buzima, hanyuma ikihutira kubana nawe, kuko ibizi ko wewe wenyine hari urugamba utarwana wenyine ngo urushobore. Erega ntiwihagije, niyo mpamvu Imana ijya yemera gutanga inkunga, igatanga inkunga y'imbaraga. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga Imana ishimwe kuko ari yo ihora iturangaje imbere, ikaduha kunesha muri Kristo Yesu, kuko ibizi ko tutari muri we hari ibyo tutashobora. Imana ishimwe. Impamvu ya karindwi itera Imana gutabara abera, nuko ariyo izi ibyatugirira umumaro. Ni Imana izi ibyatugirira umumaro kandi bizarama. Imana ihimbazwe cyane. Imana niyo yonyine izi ibyakugirira umumaro. Umuntu umwe ejobundi yaransekeje, yambwiye akantu ndumirwa, navase ko ku Mana yanjye ibi ni biki. Umuntu umwe yarambwiye hariho umuntu wagiye gusengera urugo, we yari umukobwa, ngajya gusengera urugo, hanyuma abwira Imana ati Imana mfite umuntu uri kunyereka kankunda kandi nanjye numva nkumukunda. Ngo nuko Imana iramubwira ngo yewe icecekere, uriya muhungu yarananiye, nanjye nzamuhuza n'umusore wananiye n'umukobwa wananiye. Abwira Imana ati ibyo ni ibiki Imana, ko ajya anyereka ko ari umukristo akanyereka ko akijijwe. Imana iramubwira ngo oya,
ibyo nibyo yerekana imbere y'abantu, ariko imbere yanjye hari ibindi mbona. None rero tuza, nzaguha ibyakugirira umumaro kandi bizaguhesha amahoro. Reka mbabwire ijambo icyo nari nishatse kuvuga. Okay, birashoboka ko Imana yanaguhuza nawe kugira ngo umuhindure, nabyo birashoboka. Unamusengere, umwingingire, biterwa n'impamvu z'Imana. Ashobora kuba yarananiranye mu buryo busanzwe, ariko mugahura kugira ngo uzamugirire umumaro. Ariko umva ikintu Imana yabwiye umukobwa. Imana yambwiye uhumura wowe, wihangananye nanjye nzaguha wihanganye, butuje. Wenda ndacyari muri process zo kumuhindura, ariko butuje. Rero bimwe mu bintu Imana igirira abera, igirira abakiranutsi, nuko Imana iduhitiramo ibyatugirira umumaro, kandi bitari iby'umumaro wa none gusa, ahubwo by'igihe kirekire. Kubera ko Imana, ariko Mana, umuririmbyi yaravuze ngo niyizi intege nke zacu, ngo niyizi imiterere yacu. Rero Imana niyo iguhitiramo ibyakugirira umumaro, bitari none gusa ndetse n'igihe kizaza. Ibyo bitera Imana gukora. Rero Imana ihimbazwe. Ikindi itera Imana gukora cyane nuko dufite ubuzima muri Kristo Yesu, kandi uhereye kera kose Imana yakoze projet cyangwa yakoze umushinga wo kugira ngo duhabwe ubugingo muri Kristo Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Iki kintu gituma Imana itabara abera. Dufite ubugingo muri Kristo Yesu. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo dufite ubutunzi bukomeye mu nzabya z'ibumba, ngo kandi ubwo butunzi ni amasezerano, ariko isezerano ririmo rikomeye tubitse ubugingo bwa Kristo mu mibiri yacu, tubitse ubugingo bwa Kristo mu mibereho yacu, tubitse ubugingo bwa Kristo mu buzima bwacu. Ubwo bugingo turabugendana. Pawulo yaravuze ngo uhereye none ntihakagire uwundushya, ngo kuko mfite inkovu za Kristo muri njyewe. Haleluya. Uhereye none ntihakagire uwundushya. Rero ibi bintu bituma Imana itabara abera cyane. Iyo Imana yibutse ko yatanze Yesu ku bwacu, haleluya, Yesu niwe wavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazigera anyeganyeza itorero ngo arishobore. Rero Imana ihora yiteguye, Imana ihora ihari, Imana ihora irwana intambara kugira ngo irwanirire abera. Kugeza ubwo umuririmbyi yavuze aravuga ngo dore ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Ariko referi iravuga ngo dore ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Niyihe mpamvu ibitera se? Nuko Imana ibizi ko dufite ubugingo bwa Kristo muri twebwe, turabugendana, tubana nabwo. Imana ihimbazwe. Rero narindiho ndababwira ngo impamvu zose z'ibyo wabayemo, bwa buzima bwose wanyuzemo, ntibyigeze bibuza Imana gukora. Imana ihimbazwe cyane. Izi mpamvu ni zimwe mu zo nahishuriye n'Umwuka Wera ko zitera Imana gukora. Birashoboka ko nawe Umwuka Wera azaguhishurira ibindi, ariko nyiri ugira ibyiringiro. Ahubwo wakibaza ngo bya bindi Imana yakoze byatumye ngumana nayo, cyangwa byatumye nyitera umugongo. Siko hari abantu Imana imara kugirira neza ntibagume muri uwo murongo. Hari umuntu umwe wigeze yatwigisha aratubwira ngo ibyavuye mu mavi ujye ubirindisha amavi, ibyo wabonye wasenze ujye ubirindisha amasengesho. Se muranyumvise? Narimvuze ngo ibyo wabonye wasenze ujye ubirindisha amasengesho. Imana ihimbazwe cyane. Rero iby'Imana yaguhaye nubwo wanyuze muri za nzira zikomeye kwa kundi, byatumye ugira imbaraga zo gukomeza cyangwa byatumye ugira imbaraga zigusubiza inyuma, Imana usa n'uyiteye umugongo. Salomo amaze kuba umwami, kubimanaginga cyangwa kubyakira ngo bibe ubuzima byabaye nk'ibimugora. Imana yari yamubwiye ngo nguhaye ubwenge, ariko nguhaye n'icyubahiro ku ngoma yawe. Ingoma yawe izaba iy'amahoro, ingoma yawe nta banzi bazagutera, ingoma yawe nta kibazo muzagira. Ariko Salomo ngo mu nyuma ze aza gushaka abagore 1,000. Cya cyubahiro Imana yamuhaye ntiyakibyaza umusaruro mu gukomeza guhesha Imana icyubahiro, kugeza ubwo mu mubwiriza yanditse ngo ibintu byose ni ubusa. Ariko ubundi ibintu byose si ubusa, ngo ibintu byose ni ubusa, ngo habaho igihe cyo kuvuga n'igihe cyo gupfa. Ibyo bitekereje nyuma, kuko hariho iminsi ye yindi atabyaje umusaruro ibyo yakoze. Ariko ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe byaguteye imbaraga zo gukomeza gukiranuka, cyangwa byatumye usubira inyuma. Imana reka mbivuge gutya, uburemere bw'ibyo yakoze
wananiwe kubisiporuta cyangwa wananiwe kubyakira, bituma ubona ko ukwiye kubishakira umwanya gusa, Imana uyiburira umwanya. Ariko nubwo byagenze gutyo, ongera usubize amaso inyuma y'umugani wa muririmbyi, wongere wibuke ko byakozwe n'ukuboko kw'Imana, kandi Imana ariyo yatumye bibaho kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Bimwe mu bintu Imana yabwiraga Abisirayeli, ndasoje, yakundaga kubabwira ngo nimumara kurya mugahaga muramenye ntimuzibagirwe, kandi ibyo yabivugaga mu butayu. Irababwira ngo ndi kubajyana mu gihugu kirimo amata n'ubuki, ni igihugu kirimo imizabibu, ni igihugu gifite amariba afite amazi meza, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko nimumara kurya mugahaga, mukanga ku mazi y'amariba mutafukuye, mukajya ku mizabibu mutateye, muramenye ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu yabakuye muri Egiputa ikabageza muri icyo gihugu. Bene ayo masezerano Imana yatanga tukiri mu butayu, kuko ibizi ko akenshi imbaraga zo kwihangana tugeze mu bisubizo twageze i Kanani dukunze kuzibura. Ariko ibyo byose ntibyabaye inzitizi yo gukora kw'Imana, kandi ubuzima bw'Imana bwagiye bubana nawe, amaboko y'Imana yagiye abana nawe. Itutekereza ibyo ngibyo Imana yakoze muri iri joro ryo gutabaza, wongere ubwire Yesu ngo Yesu, nibura aho ungejeje ndahagushimiye. Erega ubuzima bw'umuntu buhora bwifuza. Uyu munsi iyo wabyaye umwana umwe, ejo uba wifuza uwa kabiri, wabyara uwa kabiri ukifuza ibibarera, wabona ibibarera ukifuza ko bakora ubukwe, bakora ubukwe ukifuza ko babyara ukabona abuzukuru. Ubuzima bw'umuntu buhora bwifuza. Uracyakeneye Imana rero, Imana uracyayikeneye. Narimbuze ngo Imana uracyayikeneye. Uyu munsi umuntu yiga ababara, ejo yabona akazi ukaba ukeneye imbaraga zo kumanaginga amafaranga ufite, kugira ngo hato na hato Imana itazakubonaho umugayo. Imana itugirire neza. Rero tugiye gusenga Imana, ndakwibutsa ko Imana ukiyikeneye, wongere wirefere ku byo yakoze mu buzima bwawe, urebe imbaraga zakoze biriya, nubwo ukigeragezwa, nubwo ugikeneye Imana nanone, ariko urebe ko hataba harimo inzitizi, hatajemo agatotsi mu mibanire yawe n'Imana, kuko na bya bindi yagukoreye ntibyigeze bigutera imbaraga zo gushima, cyangwa se waranashimye ariko kugeza uyu munsi wari utangiye kunanizwa n'urugamba, utangiye kunanizwa n'intambara uri kubona zikuri imbere, ariko amaboko y'Imana aracyakora ibitangaza. Imbaraga z'Imana ziracyahari mu buzima bwawe. Hamagara, hari uwakumva. Niko Yobu yavuze, yaravuze ngo hamagara noneho hari uwakumva. Muri iri joro ryo gutabaza, ongera utabaza Imana, ariko utabaza Imana mu buryo bubiri. Uyitabaza uyibwira ngo Mana, ndashaka ko umubano wanjye nawe uvamo agatotsi. Icyo cyifuzo kibi cya mbere, umubano wanjye nawe birashoboka ko waba urimo agatotsi, ndifuza ko ukuramo aka kantu, hanyuma tukongera tukibanira neza. Icya kabiri, nagerageje kubana nawe neza, noneho ndifuza ko hari ibindi wantabaramo, ya maboko akomeye nabonye cyagiye akongera agakora ibitangaza mu buzima bwanjye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Birashoboka ko wananiriwe mu nzira, birashoboka ko waguye, birashoboka ko wumva gucoguye, utakarije Imana icyizere, uvuga ngo Mana, nubwo wakoze biriya ariko ibyo ntiwabishobora. Wari abantu bajya bababarira Imana, ukavuga uti Mana, ubwo wakoze biriya ariko ibyo ntiwabibasha, penda kubabariye. Ariko amaboko y'Imana aracyakora ibitangaza, amaboko y'Imana aracyakora. Iyo atabaye babandi nawe yakugirira neza. Urabona nturabyara, urabona ibintu biba bituriho ni byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko amaboko y'Imana aracyakora. Ongera wunga umubano wawe n'Imana, kandi ikigeragezo kitazakubuza ubugingo ukihorere. Sinzi impamvu nkunda kuvuga iri jambo, ikigeragezo kitazakubuza ubugingo akihorere. Ikibazo nuko wageragezwa ukarata n'ubugingo, ariko niba ari ibintu bikugerageza bizatuma utabura ubugingo, byihorere. Imana ifite impamvu zabyo. Bishobora kuba ari ishuri, bishobora kuba ari umunzani Imana yagushyizeho kugira ngo upimwe numara gushika neza. Kandi hari amasezerano Yesu azarinda aza atari yasohora. Yesu azasanga hakiri abakobwa batarashaka, hakiri abasore batarubaka ingo, hakiri abashomeri batarabona akazi, hakiri ababyeyi, abapapa n'abagore batarabyara, hakiri azaza bigihari. Muri mbyi niko yavuze, yaravuze ngo ntihazabura intambara, kandi amahoro ntabwo azahora, ngo keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Nari mvuze ngo ikigeragezo kitazakubuza ubugingo ukihorere, ubane nacyo, ukihangana, usaba Imana imbaraga zo kubana nacyo, ariko ubwira Imana ngo Mana, hagati muri ibi bingerageza ubugingo bwanjye buriranwe n'ubwa Kristo muri wowe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza uduhaye. Utubwiye ko ibyatubayeho byose bitigeze bikubuza gukora, kandi n'ubundi niwe washimye ko tunyura muri buriya buzima bwose, kuko uhereye mu itangira ry'umuntu mu kubaho kwe ukageza mu isoza rye mu gihe cy'urupfu rwe,
uba waragiye utegura ibizatugirira umumaro. Niko wabwiye Abisirayeli, urabwira ngerega nzi ibyo nibwira nubwo muri Babuloni si bibi ahubwo ni amahoro, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Izo nzira ndende rero z'ubuzima tunyuramo, akenshi tugenda dutakarizamo imbaraga, tugatakariza Imana icyizere, tukibwira ko Imana itatureba, ariko amaso y'Imana abatureba kandi imbabazi zayo zigahora kuri twebwe. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ukomeze kubana natwe. Isezerano rikuru twararihawe, twizeye Yesu duhabwa ubugingo. Turasaba ngo ubwo bugingo burindirwe muri twe, ariko kandi bunarindwe muri Kristo Yesu mu Mana, kugira ngo duhabwe ibyiringiro byuzuye byo kuzabana n'Imana kuri urya munsi ubwo uzabuhamagara amazina y'abera, natwe tuzumva amazina yacu tukwitabe. Urakoze kuko tugiriye neza. Ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima y'abaryumvise, kandi ibyo wakoze bidutere kongera kukwizera no kubana nawe mu mibanire yacu nawe. Tugwize imbaraga z'umutima, tugwize imbaraga mu buryo bwose, ku buryo tutagira ipfunwe ryo kwitwa abana bawe, kandi nawe utagira ipfunwe ryo kwitwa Imana yacu. Urakoze kuko uri kumwe natwe, mutugirire neza. Kandi abafite ibyifuzo bitandukanye muri ijoro ryo gutabaza, turabasengeye kugira ngo bahabwe ihumure n'Imana. Ni wowe uzi guhumuriza abantu bawe, ni wowe uzi uko wabikora, ni wowe uzi inzira wanyuramo abantu bakishima, ni wowe uzi icyo wakora umukiranutsi akagubwa neza. Haleluya. Kandi ni nawe uzi icyo wakora umunyabyaha akihana agahishurirwa Kristo. Ni nawe uzi icyo wakora uwari umaze kugwa n'uwari umaze gucogora agasubizwamo imbaraga ku bwa Kristo. Kuko Yesaya yarahanuye aravuga ngo niho intege barambiwe, kandi umuntu utibashije ikamwongeramo imbaraga. Niyo mpamvu nanjye nsenze ngo umuntu wese wari urambiwe asubizwemo imbaraga nshya, kandi yongere kugenda ntananirwe, yongere kwiruka ntacogore. Urakoze Mana, tugushimira ijambo ryawe ryiza uduhaye, kandi umuntu wese uzakurikira aya materaniro azahabwa umugisha n'iyera. Ijambo ryawe ryera imbuto nyinshi, kandi rishore mu mitima y'abaryumvise, nihinduka imbaraga izageza ku rujya munsi ubwo uzabuje gutwara itorero ryawe. Urakoze kuko wumvishe gusenga. Igihugu cyacu gihe umugisha, bene data ku mpande enye zose zisubaho umugisha, abera bose aho barubaho umugisha. Icyubahiro cy'Imana kiboneke mu itorero. Urakoze kuko uri kumwe natwe, tubisabye twizeye mu izina